neza. Aho mata. Kumwicaye nyuma y'urugi. Niko nabishatse. Umeze mute se? Iminsi myinshi. Byagenda. Muzehe hari yose. Bayagiye kunywa gato. Akana bagakundara. Ubu yagiye gufata kamwe. Cyane rwose. Ese uko batakujyana? Ni wamenye ibyari byo wamenye. Kuko abana bara. Abana bara. Asatira cyaho mu rugo se. Kameruka gasatira yarigeze kirara ngasera. Ni kirara ariko nyine aba mu rugo. Kundi nyine. Natari rwose. Nani bavuye mu kazi. Bande kugira ngire mu rugo ndaye ukuntu bimeze. Ntagere mba nasize umwana wenyine. Nasize umwana wenyine mu rugo. Senze nanjye buryo bari. Niyo mpamvu nanjye mba nashyika. Madamu wawe. Kare ugiye agende. Reka da. Igihe agende. Wowe abimenye. Utari warabimbwiye. Nese twaherukana gajare. Wagize ngo ujye wagushije nge sibyo nabonye. Kuko mana yanjye. Dorosera agiye kera. Numva bikaze. Cyakoze. Reka nicaye tube tuganiraho gatoya. Nanjye ntago mara umwanya munini. Icara umbwire ngende umva bikaze. Dorosera naho ubundi dorosera we. Dorosera amaze iminsi rwose umva. Dorosera yasinkoheru. Yakunaniye nkuko nura nawe yakunaniye. Mwana mba namusize wenyine. Nuko afata umwanzo wo kugenda. Aka nje nabonye bikomenda mwirukana. Nawe mbonye rwose ndambi. Namwirukanye ariko ubu ngubu narebye nsanga ari byinshi biri gupfa mu rugo. Amaherezo ndamugarura. Nago byabura. None siri nabikora gute nakazi. Umwana nawe nsanga yigendeye. Baje abana sura bagiye gukina kadanse. Umwana uri hara nawe. None se umwana udafite nyina yakwitwaho. Ariko nanjye ntago mba mpari cyasinzaza n'umukozi. Ariko ngiye kugarura Dorosera. Dorosera ngiye kumugarura. Uzana umukozi. Oya. Umukozi ntago namuza. Yafatira umwana nabi. Naho ubundi wa muntu wese ingo z'iki gihe se. Ziragoye. Kubaka kw'iki gihe biragoye. Hose ubu ngubu nanjye biba byancanze. Ngaho gutaha imbura gihe mu gihe natahaga nimugoroba rwose ngasanga amazi arare yo gukaraba. Ariko Dorosera nagiye kunanira ananira rimwe. Ibintu ngo Dorosera nkoreye urabizi. Yarasigaza n'abagabo. Ngaho muri saro nkasaga inzoga badande. Noneho merutse no kora amafaranga kuri konti. Agihari aribo bayanywerewe nabo bagabo. Je nabonye. Reka nkubwire ariko buri. Sha. Byaye kibazo arakegata niko bavuze. Nanjye namwishakiye namubonye. Dorosera. Umva mana we. Ayo uzamugarura. Ahubwo reka ngende ndebe uburyo mu rugo bimeze. Tuzasubira buri. Tuzasubira. Naho bundi. Bose nungeza aha hijara. Nungeza hano hijya. Nanjye reka njye kurengera ibyo mu rugo. Oya. Ntago nasigura ubwo umugabo ataza akambura. Ubwo se ni handi avuga ngo mvuye mu bagabo. Akuzi ko wamugana ari byo. Uriya mugabo yabivuga. Ndamuzi iyo yasomye agatama nawe. Ya mugabo nawe komeze nk'inkubara. Ngaho. Sawa uyu mugoroba mwiza. Nta kibazo nuko nanjye reka ngere. Yewe sinarinzi ko ari njye warumbije njyenyine. None nagakuba yarumbije. Ndumva ari ibibazo gusa. Ikibazo cyari gihari dusa n'abagikemuye mu minsi yashize. Ubu rwose noneho waranshimishije bihagije kandi pe nabuze uko mbigira kuva cyagiye twaganira. Umutima wanjye wahise ugusha neza ubundi wese ndota ntekereza amanwa n'injoro. Wese nawe byaba bikubaho cyangwa wowe ntabwo uri kimwe nanjye? Nanjye nyine bimbaho nijoro hari kubera ko nyine nararagenda mukuru wanjye tugize kumva nyine hari umuntu ndota nyine yabyutsa amumbaza kandi nyine urumva niwe narose. Nanjye nuko byajyaga binjindukira ariko buriya ndatunguwe nimba hari umuntu warose ubwo bise bimpa icyizere ko unkunda. Ndagukunda kandi cyane.
none se waba warigeze ubiganizaho umuntu basi umubwira ngo hari umusore mwakundanaga wumva igitekerezo yaba yaguhaye? nta muntu ndabibwira, gusa nyine ndumva ndi hafi yo kwibwira mukuru wanjye nyine akabimenya, kubera ko nawe nyine ibye nkunda kubimenya. Byaba byiza ko wamupresenta mu muryango bakamenya, kuko erega ntabwo ndi umusore mubi. Igihe nikigera nyine nzabikubwira, twaje tunabiganireho na famiye, hanyuma ubone kuza. None bumve mbitegura mbere se, cyangwa nzashaka abantu twaba twazana mu rugo, cyangwa nzaze ndi umwe nitugera kuri iyo sejere kumva. Nzakubwira, uzabanza uzuri wenyine, ibindi bizabizanye. Shangiye nigeze gufata umusore tugendana, mwereka ya foto wigeze kuma, abona yaragukunze nawe rwose, ahubwo yarashaka kunjya inamba abe yakunkuramo, kandi bidashoboka n'igihe washoye amagambo nawe nakubwiye we ntabyo azi. Yego ko oya, ntabwo byakunda wese ko ari we wunda, gusa nta wundi rega wakundukira. Buriya rero sheri wanjye iyo ubivuze ngihita bintera akanyamuneza, nkagenda no mu nzira ninsekeye. Ubu nsigaye ngenda mvuga mu nzira ari we ntekereza gusa, abantu basigaye baranyise ngo narasaze. Oya bihore, we ni wowe uzi icyo wasaranye icyo ari cyo, ubwo ntacyo bazi ngo mfite ku nkingi y'umutima. Okay sheri, urabona rero ngifitiye nyine akagifuti nakuzaniye. Sheri ndabona bimeze neza ariko se kukareba nugera mu rugo, ukabikuza ukarebera mu rugo. Sawa urakoze. Sawa rero uyirote. Yego nawe ukirote. Bugarutse njye ko nkubwiye ngo urote Imana. Sheri, hari akagifuti nyine nakuzaniye, nagira ngo nkaguhe. Sheri murakoze. Reka nze nanakujyeho umunyenga kuko sinari nguherutse. Sheri buriya rero nanjye nari ndimo nshaka no kugenda ntaha nyine, gusa nyine uyirote. Nawe ukirote. Bugarutse ngewe ko nkubwiye ngo urote Imana, wowe ushaka kuvuga iki? Urantutse? Oya, nanjye ndakubwiye ngo urote icyubahiro cy'Imana. Ese nibyo washakaga kuvuga? Nibyo nari nkubwiye. Sheri uri uranshimishije rwose. Sawa. Ariko ino Mana mpaye umva se. Sheri ndabona yagiye, ariko si Imana mpaye, noneho ni impano. Ubu se nanayishyitse, reka barakubeye n'inzara nari maranye iminsi. Iyi mpano noneho ko numva reka nicare no ku ikote, n'ubundi niryo nari nanatiriye, uretse ko abasore tuniyemo. Ndakura wagira ngo nari naketse ko ari icyo kurya. Genda sheri, dore umugore, iki kijumba se nari nanagiheruka. Genda uri umugore. Sabaye ikindi ndakijya ndi gushika, reka mena nagiye. Reka kuri WhatsApp nashatse kuri WhatsApp nendera abanye banyandikiye sinzi, ariko ntacyo. Meze neza cyane. Muraho neza. Muraho. Yego ko mboga zuru. Meze neza cyane. Meze neza kabisa, nta kibazo. Ntago nari nguheruye. Nayo nakwishimiye. Meze neza ariko. Urebye mu yandi magambo genda. nawe mba ndi gufatira akayaga ahangaha. Ese wari umeze neza? Nawe yari ameze neza nyine, nanjye nari kuri abantu baza banandikira, ariko twaburanye
telefone ntabwo nahoze nyifite. ubu naryoshye twebwe twarakubiswe n'ibibazo aho kubamo urutoki bikagenda neza. Ngeze kuko ubizi ko ari ibisanzwe ariko reka nkubwire buriya tuza igihe Imana izakwibuka nawe. Ayo Imana igomba kuzabikora. Tumva ubwo none uragenda uragenda nyine cyari gitumye ngera hano nawe urakibona. Ntabwo nakibwirwa n'iki se cyangwa kagira inkuru sibyo. Ejo nzajya hano sibyo kabisa unije ku ishati n'igikapu byaba byiza cyane ejo saa sita zitanarenga. saa sita saa sita se ubu reka rero nkubwire ejo mfite urugendo saa sita n'igice rwose ngomba kuba mvuye na saa sita zuzuye ejo ngomba kujya mu hari ubutumwa nzajyamo kabisa nshaka kujya muri Amerika kandi ejo rwose nshobora kukurira indege rwose saa sita niyo ndakatishije itike y'ayo masaha urumva rero ni ikibazo wumva ejo saa sita ukatisha saa sita nabyo rero usanze ndimo urumva baza banyandikiye bambwira ati se bimeze bite saha n'isangahe navuga ati ejo usanga ngomba kuba nuri indege giye ndi kubibona none se ugakeneye sangahe ejo saa sita n'igice rwose ngomba kuba ewana bivuze ngo saa sita noneho urintije waba umudamu aramerekeza ewana mu gitondo saa sita rwose ngomba kuba nagiye niyo gahunda ihari noneho bintize rero umva nkubwire inama ubu se rero ko uzaba umva saa sita uzakome ku rusinga nushaka uzahita uza no kubireba nta kibazo ariko buriya reka nkubwire rero buriya mu buzima bwanjye urabizi sunzi nkuzi neza urumva iriya shati niyo ngo nateguye kugenda nambaye umva iriya shati niyo nateguye kuko njyewe nureba buriyo napanze umwenda wo kwambara niyo ngomba kwambara nabihinduka kuko rero umva ishati yanjye ntabwo nayisiga umva njyewe ntunzize ko ndiniga okay noneho mushi reka nkubwire rero wakantebeye nkareba ko kanankwira saa sita njye zitanarenga uzahita uza kubireba nta kibazo sawa nta kibazo rwose reka nze nkurebere wibuke ni bage ushaka ishati ni bage ndabitwaramo nyine wese n'ubyumva sawa ndaje simbuka kanze nahaga rwose shati yanjye se shati yizanye namumerera nabi ariko iyi ngiyi rero rwose cyakora umuntu w'umusitari tu yumva ibintu ni cyane rwose kuzingira neza ariko buriya umugore aba yafuze yabigenjeje neza nisa niyawe iyo telefone se ese rero telefone nawe urayishaka ariko nta kibazo fungura bage noneho ngo uzinye mushyire kabisa ariko umva ibintu ejo saa sita rwose uzaba waje ntubizi se njyewe ubundi reka nkubwire aho imfura zisezeraniye niho zihurira abagabo ntibareka abagabo ndakwemerereka ariko rero n'akariya gatelefone nakomereza ngende na telefone urayishaka telefone iyi yanjye nuko iyi ni iy'akazi saa sita umunsi mwiza nayo masaha urakoze umva saa sita n'igice ejo ngomba kuba nuri indege ngiye rwose umva kandi urabizi niyo njyana nzajya mu butumwa bw'amahoro saa sita komera amakuru y'iminsi amakuru ni munange nta n'uburyohe urebye nanjye nta kibazo mfite njyewe ndabona nta kibazo kuko nsigaye nigwijeho abakobwa noneho karitsiye yose nararanguye umudugudu usigaye warawugize uwawe noneho urabona mfite gahunda ifatika rwose iramirika ariko rero ikibazo ejo nzajya hano kandi ndakubwije ukuri njye nakwihereranye nta nkweto mfite iyi ntiwayiteretana ntubibona ndabibona n'imishumi urabona yaracitse kandi ejo mfite inkumi ejo nzaba nayitendetse ahantu unije ku dukweto ejo saa sita ukaza kutureba rwose ndabona ufite n'udukweto mboga rero reka nkubwire uri inshuti yanjye rwose sinazikwiye ariko ejo saa sita n'igice saa sita zizagera wowe ngezeho saa sita n'igice ugomba kuzinda kabisa ahubwo ndikubona uri kuntindira kanziguhe sawa ifura aho zasezeraniye niho zihurira kabisa ariko izo nkweto banaziguza ngahe ko mbona zimeze neza twaziguze amadolari ba hebwe twarayabuze turya nabi tukambara neza nta kundi turya nabi tukambara neza mbona uraba usigaranye utwo twanjye kuko ngewe ejo saa sita rwose uzahita ungeraho byo nta kandi rero nubwo zitangwira ariko ndapfa kumubeshya
mboga nkumesheje neza kabisa kabisa ku mucyo arahita arahita amera neza kabisa naruhoye kampanze byera ko ibintu bigenda neza reba ariko wajya kubeshya umukobwa wambaye inkweto wagira uzikoresha mu bijumba si uko se ariko nkaka ibintu ni ahubwo noneho ukoze umujyi bose ejo saa sita ejo saa sita n'igice sawa urakoze ngabo sawa sawa wa mukobwa none niwo barangiha njya kabisa ibintu nta kibazo umeze bite se sheri cyane kuri nanjye reka nkubwire ntashidikanya nari ngukunda cyane twese nyine urabona cyagenda narakubwiye ngo tubonane none sibyo bibaye byiza ko tubonana ndanishimye rwose none se mwari mumeze shaka turaha nyine n'akazi ko mu rugo kaba katugeranye mbese ubu mu kazi mu rugo koko hari akazi gakomeye cyane ku buryo ariko wagire uzi abakobwa akazi bagira ushobora guhera mu gitondo ukora ukageza nimugoroba utararuhuka sheri ngewe ni akazi mba ndimo gusa nyine ngira akazi gafatika karyoshye ntubona se nko kurumba nambaye nyine izicyatsi ziva mu burayi ndabibona nk'ubu nk'iyi nkweto nayiguze ejo rwose ndavuga nti ibintu nta kibazo n'uburyohe biragaragara rwose uraryoshye ariko nawe mbona nta kibazo kabisa biba bimeze neza ahaha wagira twe ni ibisanzwe none se ejo uteganya sheri ejo nta mwanya ku buryo nagushatse ntakubona se urasifa umuntu umpamagaye gatoya hariya mwaba mumpaye kanya se nk'umunota umwe nkabanza nkamwumva ko nta kibazo gusa ntutinda ntago ntinda mu munota umwe ndabanje sinanagusezera sawa ese ko kwanyereje akumbuka kucyanyereje umva chaka ibaga yanjye banza umve gatoya umva nyine nkubwiye reba ndi kumwe n'umukobwa hariya sibyo bunyemereye gatoya oya umva nakubwiye gahunda nakubwiye gahunda ndabijyana oya subona ndi bugende ku mukobwa kuri amani oya wampabarira ntabwo byumvikana imbabarira ubu bibaye sasa ubu se ku mukobwa gutemanya ibyo ni banyanga nese nk'umuntu ubundi usoza gusinya wajya ugira gahunda wo mu genda mwana nuraka basisam gira fuavu cyane zakora Shari buriya rero cyamvuye muri tize akagira kakubeshya nese ko wari wambaye ishati mbanza nkubwira urebye ubushyuhe buri hanze hariya yababo uriya mugabo arambwira ati ari kugutereta ufite ishati urumva ubushyuhe burarenze nakanyimanitse hariya abantu igihe nta bintu bizamvuna aha sheri ntukambeshye shaho nakubeshya ma sheri n'ukuntu gukunda ko ubu njye ndi umuntu wakubeshya ntabwo nakubeshya ariko buriya aya birakugaragara ntuzi ubu bigaragara gute ko none se ni gute waje wambaye ishati byari kuri kure ukahita mu rugo urabona ubushyuhe ntubona irizuba cyane size hariya mwana sheri none se kumbona gutya hari ikibazo se reka uba ukeneye no kureba mwe ikibazo kirahari bahise ikibazo ki uje wambaye umwenda witabye umuntu uwo muntu usa n'ukugira inama ariko uzi ubushyuhe bwari buri hariya muze ndi muri karume hariya ariko ibintu byari reka se ni ukuri ubundi icyo nashakaga yari ukwishima gusa ni ukuri njye mba nkora ibintu bigushimisha nkabona usetse ngo ndakarira se ubwo ngubwo ibyo byahura ndaje jama ndaje ese urongera urajya hari umuntu nyine umpamagaye hariya nawe urabibona reka igenda nakuze ngo mfite akazi hirya hariya akaba karenze reka ngiye mba ngiye hariya mwitaba umunota umwe sinkurenze ndahitanze ntunyemere ko mwitaba se
cyangwa nkubona wasetse wishimye ndaje Ndagenda. sawa ndaje ndaje ntubizi se isezerano ni ideni saa sita n'igice nyine saa sita zageze nanjye Nanjye narifite gahunda yo gutereka nanjye mfite urugendo mbese wambabariye mani mfite urugendo nihangane ubu se wayijyana mani mbabarira sha Ibyo ntacyo mani umuntu wazigera. w'umusore mwagiye mugira gahunda Kare. ndetse ndasubira imbere y'umukobwa amubwira ngo ukima wambabariye mwana wambabariye ukantizaho nose mani birangiye uyijyanye se ndayijyana ariko kara wayinsigira ndetse ndagiye imbere y'umukobwa gutema barakubeshya wese ubu mbigukoze wakishima nyine tureka kwiyemera ku Hey, bakobwa nyine na congo yanjye imva haburaye barakubeshya ntawe nubwo nzongera kugutiza bugiye genda ubwa n'igitsi ariko noneho ibintu birakaze umukobwa mwiyemeye ngo ishati nyimanitse hariya inkweto barazijyanye kandi nawe ugahita inkora iburayi ubu se nawe ndamusubiraho n'igitsi none dore abahungu twemerera nanga ariko hoyo reka ngende ntaribi umusore yawe watinze kuko wamana ngende no kuvamo nigendera sheri ko ndikumva uri kwivugisha ehe noneho uje wambaye n'ibirenge mve nkubwize ukuri inkweto zandiye amaguru zayamaze nazo nzimanitse hariya hamwe n'ishati oya nakomenye uri murambe oya uri murambeshya bariya turakorana oya noneho nta n'ibyo reka nkubwire mani ngiye nkora ibintu bigushimisha sibyo kumbona nambaye igitsi ni byiza cyane kuri njye ntabwo ari byiza Amanitse hamwe rero uje n'ishati. wambaye ishati uragiye sinzi uwo ugiye kwitaba uje utayambaye Ese. inkweto ari Ne. uguhamagaye uje utazambaye nyine nawe urabibona nyine sibyo nawe urabibona sibyo ni nk'urugero nyine ubu njyewe niba inkweto zanyokeye sibyo ubwo sinari kubigenza nta kundi byagenda uhita ukuramo ukaza n'igitsi oya Ariko- niba zari zakuriye wari kumbwira ati ndaje ngiye guhindura Wese ugomba se- kujya duhita uzikuriramo ari bwo ariko cero wansekeye ko wansekeye nawe se ubwo nkujeho nyine mbimenye wari uzi n'ikindi ntabwo uraba umusore uzi Mani, gufata imyanzuro cyane. oya ndabyanze Cyane. byanda ntabwo mbabarira se ugaruke basi ntabwo nje mani nisubiyeho ndakwereka aho biri